nabonye kuri na social media za Perez iriho aho CDS akaba ari umuyobozi w'icyubahiro wungirije APR ari kuba hafi cyane APR yabwiye abafana ba PL arababwira ngo bafana ba PLFC muraho benshi muri mwe ntiduherukanye ariko sinshidikanya ko muri amahoro ubuyobozi bw'ikipe mukunda bwazirikanye ubusabe bwanyu bubahahira intwaro zikwiye ahasigaye nahanyu kandi birahera kuri wa gatanu muri Sekafa Kagame Cup 2026 igikombe kirajya mu bindi twibitseho itike yo kuwa gatanu muzayibike neza kuko mu mikino yindi twakira izabahesha kureba undi mukino iyi statement nabwo ko abantu basa nk'ababaye confused babatese ni indi mikino ya Sekafa APR yakwakira ikinjira kuri iyo tike cyangwa ni imikino yayo nka APR wenda yo muri champion no muri Champions League mbere ya byose iyo statement y'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda urumva yuko irakangurira abafana kuza gushyigikira equipe ya APR ndetse na Sekafa Kagame Cup reka tumushimire mu rwego kudufasha ku bukangurambaga bwo kugira ngo abafana bitabira umukino ariko ubundi burya ushobora gukotinga ijambo ry'umuyobozi ukarivuga nabi uko atabivuze ariko twebwe turimo gucuruza amatike kandi izo data z'izo message tuzafasha abafana kuzibika ngira ngo nyuma y'iyo match yo kuwa gatanu abantu bashobora kuzegera ubuyobozi bwa APR tukabasobanuza neza icyo yashatse kuvuga kugira ngo dufatanye kubishyira mu bikorwa ubwo icyo ni kimwe ariko abafana nkundi uburyo bagira deba kandi ryose nk'uhari abafana bari kwandika ngo ntihagire match nimwe ngo muzinjize ubuntu ngo turebe ngo abenshi ngo APR ngo ureko batazibura muri stade iyo mihigo ngo ntagire ngo nimuzinjize ubuntu muzadufashe iyo mihigo hanyuma ngo ariko abareyo ndagira ngo abafana ba APR igenge mpura nabo bajya bavuga ko ngo aribo bantu bigeze kuzuza stade amahoro kandi batakinye nariyo ngo nta mufana bari urimo kuri yazamu iyo match nari naye musinze yazamu kandi batsinda zamu biri kubusa ubwo rero urumva abafana ba APR icyo kintu bagiye bakirata ariko n'abareyo nabo bakavuga bati turabarusha twebwe match zacu zirimo abantu benshi twabikoze kenshi match zacu zihoramo abantu benshi baruta abanyu bati noneho natwe tuzabibereka ako kantu rero kagapingane ngenda gahora Desire rero ariko mwako kantu kagapingane kubera yuko irushanwa ry'igihugu rinitirirwa umukuru w'igihugu wenda reka tuvuge ngo ako kantu kagapingane mu mubare w'abafana ba Rayon n'aba APR kuyinshuro ngira ngo twagashyira ku ruhande ahubwo tugashyikira irushanwa muri rusange kuko na match za Simba abantu bagomba kuzishyigikira of course bakajya kuzireba nta mukino n'umwe tutifuzamo abafana kuko ni match nziza zibereye amaso hari n'ikindi abo bari ushobora kujya kuvuga ngo APR ngo reka tuyisige ngo ibe nyamara nawe waza ahubwo iri ni irushanwa ry'abakunzi b'umupira nabikurikirana iri ni irushanwa ry'abakunzi b'umupira cyane ngira ngo ubuse hari umufana wa Rayon Sport n'umwe uzaba utari muri stade amahoro kuwa gatanu kureba erega babivuga gutyo babivuga gutyo mu magroupe badisingana no ku ma social media ariko ndabizi neza ko APR nijya gukina hari abareyo bazaza kwineka benshi kandi kwineka byose aba APR dimanche nabivuze ko no kuri Rayon Day bari bahari nubwo ntayirebye bari bahari sinarindi hano ariko bari match ya Rayon na KVZ bazaba bariyo ubwo rero na za Sima na za ahubwo Desire ngewe ubwinshi reka turebe ubu hari umufana wa Rayon Sport ushobora kuzaba atari muri stade ya APR gukina na Gor Mahia match nk'iyo ngiyo cyabiragoye n'ubu bari kwandika ngo tuzatwara Gor Mahia yacu kandi bazaba bagiye kwineka abakunzi b'umupira ntekereza nka match ya APR na Gor Mahia ni match iri ku rwego rukomeye cyane mu karere ku buryo buri mukunzi wese w'umupira yagombye kuba ari muri stade amahoro ngewe ubwinshi nabubonye ahubwo Desire icyo nibaza nubwo ari irushanwa rya Sekafa twabivuze ariko nkibaza kuko ni mwebwe muhayaringa cyangwa se murafatanya guhayaringa aba security abakurikirana abantu bagenda babashyira ku murongo hari complaints zijya zibaho muri stade cyane cyane iyo reka mvuge gutyo iyo umukino nk'uko nguko uri bwitabirwe n'abantu benshi ukabona abastewats
hari ukuntu batitwaye neza bangamiye abinjiye n'ibiki mwagiye mubyumva ubu ngubu biraringaniye ku buryo umuntu azaza atuje akicara atuje agataha akanica no ku mwanya we harabo numvise ngo barwaniye mu mwanya umwe aravuga ati soka ava mu mwanya wanjye ninjye wawuguze polisi nuko yabaje we wawuguze ibintu bya rwaserera nk'ibyo ngibyo icyo turimo gukora nuko buri muntu wese uzabasha kujya muri stade reka tujye no kuri pere naho kuri bya biciro byaho mwabonye harimo 30,000 muri VIP na 15 muri VIP naho turimo kuhakora neza dushyiramo izindi ntebe tuhatunganya ku buryo umufana n'uwicaye muri VIP azaba areba match neza kandi tugakora ikintu cyitwa gucuruza amatike ahwanye n'umubare w'aho abantu bagomba kwicara icyo rero uwaba yarahutajwe mu bihe byahashize twamwizeza yuko twagiranye ibiganiro bihagije n'aba stewards ndetse na za protocole mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo tuba twavuganye mu nama zitandukanye twaraganiriye bihagije kandi buriya bafite amahugurwa ahagije natwe turabahugura ariko ikindi tunabibutsa duhora tubibutsa yuko mu bantu 45,000 baba bari muri stade Amahoro ushobora guhura n'umuntu akaba atakwitwaraho neza ariko bo duhora iteka tubasaba kuba professionnel kuko baba bari mu kazi kw'iyi nshuro kandi turi ku murongo umwe nta twamara impungenge abanyarwanda ko aho azaba yaguze itike protocole izamwereka aho agomba kwicara hamubereye bitewe n'itike yaguze kandi n'abasteward bazamucungira umutekano neza bitari ukumuhutaza twibutsa abantu ko kugura itike no gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubwo ukurikiza amabwiriza hanyuma amatike upper ball rubango umuzenguruko wo hasi ni inoti ya 2 VIP abashaka kwicara muri VIP ni inoti ya 15 abashaka kwicara muri VIP ni inoti ya 5 ngibiri ya kuri screen abantu barabibona executive seat inoti y'ijana executive seat kugira ngo tujye dufasha abantu gusobanukirwa neza ni iyariyo executive seat no kuvuga ngo ziriya skybox mubona zigura miliyoni wowe ushobora kuba udashaka kugura skybox yose ngo ujyanemo n'abantu bawe ukaba ushaka kuguramo intebe imwe yawe wenyine niyo twita executive seat inoti y'ijana aho ngaho wicara no kuvuga ngo wicaye muri skybox ariko yawe wenyine ariko intebe yawe bitandukanye no kuvuga ngo Kanyizo na Leonidas na Hiti bariteranya bagura skybox ya miliyoni bagurire hamwe wenda batumira inshuti zabo bicarane ushaka we Kanyizo kugura itike yawe yo kwicara muri skybox wenyine niyo twita executive seat aha niho ba Kenesi bagomba kuba bicaye iyo ntanze Kenesi ngo ntajye yinjira kuri invitation iyo ntanze miliyoni uzana bangahe iyo utanze miliyoni buriya skybox tugira hariya zigiye zifite imyanya itandukanye nubwo zose ziba zifite igiciro kimwe ariko hari zifite imyanya 9 hari zifite imyanya 10 hari zifite 12 ese service zindi baguha usibye kuba wicaye muri iyo myanya myiza hari akantu kaba kariya ko kunywa ko kurya nyine umuntu wabishiye menshi burya of course ni muri place ya mbere yo muri stade haba harimo akantu k'itandukaniro n'ahandi kuko umuntu wishyuye 100 bagomba kuba afite itandukaniro n'iryo wishyuye none danda gushaka ihari ubwo rero udakanza akanyenyeri ushobora no kunyura kuri sports pass ko mu byumba washata akadomo sports pass bifatanye akadomo RW aho naho amatike ariho kandi tukabwira n'abanyarwanda ko hari igihe wenda ushobora kuba utakanza ku kanyenyeri ngo ubone itike cyangwa unyure ku iyo sport pass no kuri stade hazajya haba hari amatente afasha abantu mu rwego rwo kubona itike mu gihe waba utabashe kuyigurira aho waruri ibyo ni bizima cyane nubwo twangurira abantu kujya bagera kuri stade bayiguze ariko bitagukundiye ntago byakubera imbogamizi yo kutaza kureba umukino kuri stade bagufasha nge nabonye abanyarwanda rero hari igihe bibagirwa vuba n'ibyo twababwiye ejo ugasanga bashatse kubyibagirwamo gakeya reka mbibutse ko muri buri tsinda hazajya havamo ikipe imwe umenye ko Rayon Sport yawe nutayikomeraho ngo uyikurikirane mu gitondo na nimugoroba iyo bigiye guhura uyivugiriza induru kugira ngo urebe ko hari icyo byatanga niba uri umukunzi wa APR ni utajya kuyikurikirana ngo uvugirize induru za Goromahiya na za Vipers ngo urebe ko hari icyo byatanga umusanzu wawe ndavuga kuwushyiraho umenye ko muri buri tsinda hazavamo ikipe imwe zikajya gukora kimwe cya kabiri imwe ikaba irimo best loser ariyo yavuye mu matsinda 3 ibyo bintu birakomeye bisaba uruhare rwa buri wese amatsinda yingira ngo muzakomeza kuyababwira kenshi amakipe aherereyemo n'uburyo imikino izajya ibiriwe buri munsi natwe dufatanyije
barebye no kuri social media yaba izanyu mwe mudufasha kubimenyekanisha ndetse no kuza federation n'iza Sekafa uburyo amatsinda arimo uburyo imikino izajya iba ariko nkuko rero ndazi yarabivuze ku iyi nshuro ni ukuva mu matsinda tujya muri kimwe cya kabiri nuvuga ngo rero umugani cyane cyane amakipe yo mu Rwanda akeneye umufana ku rwego rwo hejuru kugira ngo babashe gutsinda buri mukino bahite bazamuka muri kimwe cya kabiri bitagoranye. Hanyuma turimo turagana ku musozo bijyanye n'amategeko twanabibaye nko bivuga ko tutari shujana kwijana abakinyi babemerewe mwaragane na Sekafa ko bameze cyane nabo amakipe afite umuntu yarohamo n'uwo yazana uyu munsi yatamukinisha. Amakipe hari uburyo bwo kwandikisha abakinnyi ariko uwo wazanya nyuma yo kwandikisha abakinnyi we ntabwo yakina ariko Sekafa ifite uburyo bwo kuregisteringa abakinnyi bakina kandi amakipe yahawe information zihagije kandi bamaze no kwandikisha abakinnyi bazitabira. Tema Dezose nitwamushimira Dezire ariko nye nkamubaza ka club licensing ntabwo yagendanye ntakamubaza ya Sekafa cyangwa yo mu Rwanda yaje none si uro competition kamubaza ibintu yagera nita barakubwira bati hari ikintu abantu numvise tuvuye muri cya kiganiro twagiranye bavuga bati biriya bintu by'abakinnyi batatu b'abana bati biragoye cyane none no kuvuga ngo urabashyira kuri feuille de match ngugire nubanzamo none ubyitegeko kiriya kintu nta complaint mwumvise nyuma yuko twari muvuye kubidusobanurira cyangwa yari proposal ntibiraba uyu munsi icyo twamenyesheje amakipe mu mwaka ushize erega ni no uruhererekane uyu munsi dufite abana bakina muri za TDS bakina za U14 U16 tukagira amarushanwa ya U17 tukagira U20 nuvuga ngo kandi aya makipe yo mu cyiciro cya mbere afite ama U20 iriya ni proposal yo kugira ngo babashe kuzamura abo bana bava muri U20 bazamuke mu makipe makuru sirito babashe kugaragaza impano ibyo twabimenyesheje ama club ngira ngo ni season ishize irimo hagati barabimenyeshejwe ariko icyo umukinnyi umwe ubanza mu kibuga icyo nta kugeza uyu munsi nta tegeko na rimwe ryanditse ibyo bintu birimo n'uburyo nuvuga ngo uyu munsi niba utangiye ubabwira gushyira batatu kuri feuille de match sezitanu ushobora kubabwira gushyira umwe mu kibuga ariko ibyo ni ibintu biganirwaho n'inzego zose bireba n'abanyamuryango n'amakipe akina ntabwo federation mu gitondo ibyuka ngo ihita ishyiraho iryo tegeko itabanje kureba impact zabyo ishobora kugira. Desire reka tugushimire cyane ku makuru menshi duhaye na Sekafa murakoze cyane turakomeza natwe kugenda tubwira abakunzi bacu abakunzi b'ama equipe kubera ko Sekafa isigaje umunsi umwe ngo itangire. Leonidas wakoze Hitimana wakoze ndetse na Efrem Kayiranga twe tuzaga ku munsi w'ejo rero kuva saa 9